Nimukomere, nimugire amahoro, nizeye ko muguwe neza kandi mwatangiye umwaka neza. Natwe ino mu Rwanda rw'ino turaho turashima Imana kandi yabanye natwe umwaka utambutse, tukaba twarageze kuri byinshi ariko hari n'ibindi byinshi kandi by'ingenzi kurushaho tutabashe kugeraho, twifuza kugeraho muri uno mwaka. Nizeye ko tuzafashanya kugira ngo duterane inkunga aho bishoboka, duterane courage kugira ngo umwaka utaha, uyu mwaka turimo ibyo twifuza tuzabigereho kandi bizabe ibihesha igihugu cyacu umutekano, iterambere, ubumwe bwuzuye, byose mbese muri rusange. Rero ntago nabura kubashimira ko mwabanye natwe umwaka ushize. Natinze gukora kano kavidewo kubera ko nari nkiri mu biruhuko, ubu rero nabonetse ndagarutse ngo dutekereze ku gihugu cyacu. Igihugu cyacu niyo gakondo yonyine dufite, nta kindi kintu gishobora kugisimbura kandi nk'uko mubizi igihugu ni umubyeyi wacu twese. Leta si umubyeyi, niryo kosa abantu bajya bakora. Perezida si umubyeyi, leta si umubyeyi, igihugu ni cyo mubyeyi, kuko umuntu agira umubyeyi umwe. Ariko nimba tuyobowe na Kagame, tukaba tuyobowe na FPR, Kayibanda yigeze kubaho nkabo, MDR yigeze kubaho nkabo, MRND ni uko, Habyarimana ni uko, Bizimungu ni uko, baraje baragenda. Muri make twabyawe rero n'igihugu, ahubwo bariya ubu twabita nka chef de famille, twabita nk'abantu bahagarariye umuryango mugari w'igihugu cyacu, ariko ejo cyangwa ejo bundi hazaza abandi. Niyo mpamvu nita igihugu umubyeyi, ariko rimwe na rimwe abantu bajya babikonfonda ugasanga twise leta cyangwa perezida umubyeyi, aho mba numva twibeshye. Igihugu cyacu rero nk'umubyeyi wacu, gakondo yacu rukumbi dufite, ntawe dukwiye kuyisiganya. Numva ari inshingano za buri muntu wese wibona mu bunyarwanda, icyo waba uri cyo cyose, bwaba ubwoko, waba umuryango, yaba idini, yaba isura, yaba iki, umuntu wese ubona muri icyo kintu cyitwa u Rwanda cyangwa muri ubwo bunyarwanda, numva nta kindi kintu yaha igihugu cye cyangwa yaha ubwo bunyarwanda bwe usibye u Rwanda rugendera ku mategeko, u Rwanda rutera imbere nyine kandi rwubaha bene rwo. Ni muri urwo rwego rero iyi channel nk'uko nayishyizeho tuzahora tubikora gutyo, tuzaba dushishikariza abantu kwibuka uburenganzira cyangwa inshingano zabo ku gihugu, kuri gakondo yabo, tukabibutsa ko mu by'ukuri nta handi bajya, nta handi hamwe bashobora kumva ari iwabo, nk'uko Masabo yabiririmbye, iwacu ni hariya nyine. Turi mu bihugu bitandukanye kubera impamvu zitandukanye, bamwe bagiye guhaha, abandi barahunze, abandi bariyo gutembera ariko baratuye, ariko still iyo turi kugenda mu mihanda abana bacu bavukiye aha, birangira babajije ikibazo ngo ukomoka he, uvuka he, ugasanga uri kubaza umwana utazi n'u Rwanda, ariko icyo babivuze ni uko n'umuzungu bimubajije ntabwo aba ari ukumurobanura, ahubwo aba ari nko kumwibutsa ati yewe sha, hari inkomoko ufite, hari ahandi uvuka kandi ukwiye kuba proud yabyo. Aba rero numva kubera iryo sano dufite, u Rwanda ni igihugu dukwiye guhoza ku mutima, dukwiye kwegereza intekerezo zacu, tukifuza ko cyaba igihugu buri wese yishimiye guturamo. Nk'ubu ko kiyobowe ngiye ku giti cyanjye, numva ntari proud yabyo, ku buryo numva ari inshingano zanjye guharanira ko imiyoborere yacyo yahinduka ikaba myiza, noneho nkibonamo nanjye nkaba proud wabyo. Ariko nawe ushobora kuba ufite ukundi ubibona, ariko hari ukuri
kudashidikanywaho. Igihugu cyacu kiyobojwe igitugu, igihugu cyacu nta butabera gifite, igihugu cyacu ntabwo gitera imbere nk'uko babivuga, kubera ko abatera imbere ni abagisahura. Iyo Kagame yubatse inzu nziza, Karera akayiragira, cyangwa Hatari Sekoko akayiragira, tukubaka za arenas cyangwa tukubaka convention, ariko itari y'u Rwanda, ari iy'umuntu ku giti cye, icyayi batangamo nkaba ntashobora kukigura, ibi bikaba birangira gusa mu kwifotoza nkataha. Yes, Karera Deni yateye imbere. Yes, Kagame winjiye muri kiriya gihugu afite imodoka imwe gusa rukumbi ya Tata, nayo ari ideni yafashe i Bugande, ubu afite indege. Yateye imbere, ibyo ntabwo mbihakana. Hatari Sekoko wari umusirikare, abo bose bateye imbere. Ariko se njye nawe twateye imbere? Ese ko nashobora kubona 20,000 ngatunga urugo, abana bakajya ku ishuri, nkabishyura minerval, nkabona transport yanjye, ubu ko mpembwa 200,000, ibyo byavamo? Ibyo byavamo? Ese ubutabera bwacu koko burakora? Ubutabera bwacu burakora ku buryo ndenganijwe, kuko nta na hamwe tutazigera tubona abarengana, na sosiyete n'imwe idafite abakora nabi, ariko se ukoze nabi arahanwa? Ese bose tuhanwa mu buryo bureshya? Ibintu nk'ibyo ngibyo, numva ari inshingano zacu z'uko dusobanukirwa ibyo byose bitameze neza, noneho tugaharanira ko bikosoka. Arifuza ko ubutegetsi buhinduka, ariko anabifuza ko buhindura ingendo. Ibyo byose ni ibintu bidafite icyo bidutwaye, kandi numva ari ibyifuzo byise buri wese ashyize ku mutima, twagira u Rwanda rutera imbere. Muri make rero, igihugu cyacu, u Rwanda rwacu, n'ahandi twagiye guhaha turaruzirikana, n'ahandi twagiye duhunze kubera ibibazo twari dufite turaruzirikana, n'abandi bagiye gutembera ahandi baruzirikane, kugira ngo koko kibe igihugu kigendera ku mategeko, kandi tuzaraga abana bacu ubuvivi bwabo bakagituramo bumva bari imuhira, kubera ko ahandi hose tugiye birangira batwibukije ko turi Abanyarwanda. Aba rero aricyo cyifuzo mfite kuri uyu mwaka, ko dusobanukirwa ko ibintu bitikora, tugasobanukirwa ko ibyo bitagenda ni njye nawe tuzabikosora. Ibyo bitagenda ntabwo umunsi umwe utuma bitagenda ari wo uzabyuka mu gitondo ngo abihindure. Yanabihindura, ariko yabihindura habaho ikintu kimeze nka push cyangwa gusobanura birenzeho. Haba numva ari inshingano zacu twese, njye nawe, gusobanukirwa n'ibyo bitagenda, tukamenya n'uruhare twagira mu kugira ngo bikosoke. Uyu mwaka rero ndabashishikariza kugira priorite igihugu cyacu. Ntambwiye kujya mu muhanda, ntambwiye kujya gukora ibimushyira muri risk, kuko umuhanga wavuze, mbanza ari perezida wa Amerika, nimba ari Roosevelt, sinibuka neza, bwo twareba ko ngo uwamuha ishoka akamuha n'igiti cyo kwasa mu isaha imwe, ngo yamara iminota 50 ari kuyityaza, akacyasa mu minota 10 gusa. Iminota 50 ya spendinga mu gutyaza yashoka, indi minota akaba ari yamara abikubita hasi, agikubita hasi. Natwe rero numva igikuru ari uko tuba ready, tukumva ngo ni ibiki bitagenda, ni ibiki byatumye twisanga aho turi ubu ngubu. Ese ahandi byabaye bite, byakosotse bite? Ni uruhe ruhare twagira mu kugira ngo bikosoke? Tukigira no ku makosa abo bandi bakoze. Ese aho byakosotse byateje ikibazo, byateje intambara, ese twebwe twabikosora tutagiye mu bimena amaraso? Ese birashoboka? Ese koko dufite n'ikibazo kuko hari abantu n'ubu ngubu bari mu mandazi bazi ko ibintu bimeze neza, babona imihanda isa neza, bakabona kaburimbo, bakabona amashuri, bakumva u Rwanda rwita Singapore Afurika, ariko bakibagirwa ko kera ku bwa Habyarimana u Rwanda rwitwaga Suisse y'Afurika, ko cyari igihugu n'ubundi kigendera ku mategeko, igihugu kizi gufata neza inkunga kigenewe. Akaba ariyo mpamvu mbanza tutazi ruswa Habyarimana yaba ari icyo yayikoresheje, nimba yarabayeho, kuko
twitegereje nta bintu birenze yari afite ngewe mbona birashoboka, ariko iby'amaso anyereka ni uko abona ko ubutegetsi bwa Habyarimana ashobora kuba batararyaga ruswa, nimba baranaryaga n'iy'amabyeri n'inyama bikarangira, kuko nta nzu tubona zo ku gihe cyabo nk'izo twumva n'abategetsi bacu dufite. Ku rugero rworoshye, nimba perezida wacu ahembwa miliyoni 4 ku mwaka ku kwezi nk'uko bivugwa, ni miliyoni wenda ubwo hafi 50 ku mwaka, tudashyizeho za ramsamu n'iki, ariko uko biri kose ntashobora kujustifia ahantu yakuye indege 2 za miliyoni 100 z'amadolari ku muntu waje agenda mu ikamyo, yari afite ikamyo imwe ya tatu. Urumva inka atunze ibiki, uwo ni perezida, bakaba ari ibyo tubumvana, kuko bishobora no kuba atari ibyo, ariko hari ibyo twumva, hari inzu tubona z'imiturirwa, hari ibyo twumva biri hanze ahangaha. Ako si icyo nashaka kuvuga uyu munsi. Icyo nshaka gusobanura ni uko dukwiye kumva ko hari ikibazo u Rwanda rufite, akaba hari ariyo mpamvu tukibazwa mu bihugu 20 bike. Abadushuka ko ibintu bimeze neza bakakwereka amashuri udashobora kwishyuriramo umwana wawe, bakakwereka za convention udashobora no kujya kugurayo amazi ngo ubashe kwishyura, cyangwa unayaguzeyo wayagurayo rimwe, ariko ntushobora kuraramo kuko ntiwabasha kwishyura hoteli ya Radisson Blu cyangwa hehe. Ibyo bintu byose abandi babashukisha, ariko ugasanga tubigize ibyacu atari n'ibyacu, kuko nka convention ari ya leta umuntu ashobora guhumiriza akavuga ati ariko ibyo tuzi nuko atari iya leta. Rwandair ushobora kuyishimira, ariko amakuru ahari niko imigabane ihari leta nta ruhare kibifitemo, n'ibyo abantu ku giti cyabo kandi bahora biba leta n'uyu munsi, kuko leta birangira ishyizemo amafaranga kuko itunguka. Gutekereza cyane tukareba ese ko muri ino minsi turi kubona abantu bafite inzara yayindi yo ku rwego rwo hejuru, babuze n'icyo kurya, bari guteka imitanga kugira ngo ese iyo sosiyete niyo twifuza koko? Dusobanukirwe ko hari ikibazo, tucyumve neza, twumve ko gihari, noneho tumenye n'uburyo twagikosora, kandi tugikosore wenda tutagize n'ibyo twangiza, kuko nicyo gikora. Icyo dushaka ni uko ibintu bihinduka, ntabwo dushaka abantu bapfa, ntabwo dushaka abantu ubuzima bwabo bujya habi kuruta aho bwari buri. Nkaba numva rero uyu mwaka mbasaba kugira ngo mugire umutima utekereza ku Rwanda, mugire umutima utekereza ku gihugu cyacu, kandi mwumve neza ko ntacyo wakora ngo ureke kuba umunyarwanda. Uzabyirengagiza, uzajya mu bindi mburuburi zawe, nk'uko hari abajya bivuga, usange witayeho, yes, ariko n'umwana wawe birangira mubaje ngo ukomoka he, uva he. Ni byiza rero ko tugira igihugu cyacu kandi tukakigengamo, tukagira ijambo muri cyo. Ndashishikariza abantu mwese kuza tukazabana muri uru rugendo, tukabiganiraho, tukarebera hamwe n'ukuntu byakemuka, kuko ntibizikora nk'uko nabivuze, ntabwo ari ibintu bishibuka, ni ibintu biharanirwa, ni ibintu bikorerwa, ni ibintu tugomba kwitegura kuba twabitangaho igitambo. Igitambo si urupfu gusa, ariko igitambo gishobora no kuba ari uyu mwanya wawe, iminota 10 ku munsi ushobora gufata ugatekereza, iminota 10 ushobora gufata ukandika, iminota 10 ushobora kwandika cyangwa kuvuga cyangwa kwihugura, ukamenya ahandi bigenda bite. Ese nakora iki kugira ngo buri munyarwanda wese abe proud y'igihugu cye? Ese nakora iki kugira ngo urenganye wese abone ubutabera bukwiye? Kuko ntabwo tugira sosiyete itarimo abantu bakora nabi, abo bakoze nabi babiryozwe ku buryo tuba mu gihugu. Icyo kikaba ari cyo gitambo. Igitambo cyawe wenda kikaba amafaranga runaka ushobora gutanga mu bikorwa biteza imbere ubu bukangurambaga turi gukora, ukawufata akanya kawe ukavuga uti wenda nzi impunzi 10 ziri muri Zimbabwe, ziri muri Zambia, zikeneye gushyira abana babo ku ishuri, ni abantu birengagijwe, reka ndihira abana ishuri bari mu nkambi. Tugire ikintu dukora cyo kwitanga, tukitangira ikoze. Ubwo ndi kuvuga wenda bageze hanze, ariko hari n'abari mu gihugu. Abari mu gihugu bashobora kumenya ako se ko tuvuga ngo turatera imbere,
ariko aya mafaranga mbona akomeje guta agaciro bimeze bite, ukicara ukamenya uko akorera ifaranga rita agaciro kubera impamvu izi n'izi izi n'izi. Ese twagabanya gute ibintu dukura hanze, kuko ahanini nicyo gituma n'ifaranga ryacu rita agaciro. Ese leta yacu itadushishikariza wenda kugira inganda zacu hano mu gihugu, cyangwa gukora ibintu bitwinjiriza aho kugira ngo tujye kugura ikintu nk'icyo. Twemere ko hari ibitambo bisabwa kugira twihugure, nitwanga ariko bazakomeza badutegeke gutya. Bo barashoboye, bamaze kohereza abana babo kwiga hanze, nta mwana wabo uri kwiga muri nayini, nta mwana wabo wivuza mu Rwanda, nta mwana wabo uhangayitse nk'uko duhangayitse. Nahoze mbwira abantu nti igihugu dufite ubu giteye ikibazo, aho umuntu agira imyaka 40 atarasohoka iwabo, akibana n'ababyeyi. Imyaka 40 turabazi, kandi batakoze nabi, batitwaye nabi. Umuntu akiga akarangiza kaminuza akabura akazi akajya kuragira ingurube, atari uko abishaka, kuko kuragira ingurube nabyo bishobora kuba akazi, bishobora kuba akazi keza kandi kakwinjiriza, ariko uramutse ari byo ushaka. Ariko ugiyeyo kubera ko wabuze ibindi ukora, ni ikibazo. Dukeneye kumva neza ko igihugu cyacu hari ibibazo gifite kandi bitazikemura. Uruhare rukaba urwanjye nawe kugira ngo dusobanukirwe ibibazo dufite n'ibihe, twagira uruhare kugira bikemuke, then tugahera aho ngaho duharanira ko bikemuka. Nicyo mbifuriza uyu mwaka, kandi tuzagendana muri uru rugendo. Ndabararikira kanda subscribe kuri ino channel, kuduha ibitekerezo nk'uko nabibabwiye, kandi numva tuzagirana ibihe byiza. Mukomere, murakagira Imana, murakagira u Rwanda mwigengaho, kandi nizeye ko muzatuba hafi. Ciao.